Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, inshuti mukundwa rero wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe aho uherereye hose. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka yakomeje kugenda ititiza imbuga nkoranyambaga, akaba ariyo makuru rero tuje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, ni imodoka yari itwaye abanyeshuri, ni imodoka yari itwaye abanyeshuri rero yaje kuba yata umuhanda, igonga umukingo cyangwa se iragenda isimbuka rigore y'umuhanda igonga umukingo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya binavugwa ko abanyeshuri bari muri iyi modoka baje kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho cyane, abantu benshi bakomeje kugenda bayitangaho ibitekerezo, bamwe bavuga ko ibi bintu mu by'ukuri bitaherukaga, dore ko impanuka yaherukaga ari impanuka yaje kuba yagwamo abana bagera muri batanu, ubwo bisi yari itwaye abana b'incuke rero yakoraga impanuka. Byinshi rero bikomeje kugenda bigarukaho kuri iyi mpanuka, icyateye iyi mpanuka, icyatumye iyi bisi yari itwaye bano banyeshuri igonga umukingo, nibyo rero tuje kugira ngo twivire muzi n'imuzingo. Amakuru rero akaba yemeza ko ngo ubwo iyi mpanuka yari ikimara kuba, hahise hakorwa ubutabazi bw'ibanze, abanyeshuri bari muri iyi modoka ngo bahita bihutanwa kwa muganga. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi, nk'uko byagiye bigarukaho, dore ko ibinyamakuru ndetse n'abantu ku giti cyabo rero cyane abaje kuba bahigerera bagiye babigarukaho. Turaje kugira ngo twuvire muzi n'imuzingo iby'aya makuru, uze gusobanukirwa neza ese uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka we yaba yahise arengera he, ko bivugwa ko iyi mpanuka ikimara kuba umushoferi wari utwaye iyi modoka yahise ava muri iyi modoka akirukanka, akaba yaje kuba yaburirwa irengero, aho kugeza amagingo aya ngaya binakomeje kugenda abigarukaho ko arimo arashakishwa. Reka tugusabe rero gukora subscribe cyangwa se sabone, ni ibintu biryoshye cyane. Urareba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi wakande, ntiwibagirwe ukanakonzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere amakuru yacu, ujye hakurikirana gatanu kuri gatanu. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, ibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twigezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, ni impanuka y'imodoka, ni bisi rero yari itwaye abanyeshuri. Bivugwa ko rero yaje gukora impanuka, ndetse impanuka yaje gukora, gusa ntabwo ari impanuka iri grave cyangwa se ntabwo ari impanuka ikanganye cyane, ariko mu by'ukuri abanyeshuri bari muri iyi bisi baje guhura n'ihungabana, bitewe n'uko burya imitima y'abantu ntabwo yakira ibintu kimwe. Ariyo mpamvu rero bamwe bavuyemo ari bazima, abandi bavamo bisa naho bagize ikibazo cy'ihungabana, dore ko bagiye bakurwamo, nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Baryamye hasi, nyine ni ikibazo gikomeye cyane, aho rero hahise habaho guhumuriza aba banyeshuri. Gusa nubwo byagenze gutya cyangwa se nubwo baje kugira iki kibazo cy'ihungabana, amakuru akaba yemeza ko nta waje gukomereka, ndetse abandi bari kumwe nabo bakaba baje kuba bavamo ari bazima. Urumva nyine niba impanuka ibaye bitewe n'umutima w'umuntu cyangwa se bitewe n'uburyo ki amarangamutima ye yakira ibintu. Abangaba rero biravugwa ko kubera ubwoba bagize, hari abaje kuba bagwa igihumure, ndetse abandi baza guhura n'ihungabana. Urumva nyine n'ibintu byaje kuba bitunguranye. Biravugwa ko rero uyu mushoferi ngo yari atwaye aba banyeshuri abajyanye mu kigo aho basanzwe biga, ngo bakimara rero guhaguruka ahantu bari bavuye kuri arete yarabakuyeho, ngo nibwo rero ngo imodoka yaje kuza kubura feri. Ibuze feri rero ikintu cyahise gikurikiraho nuko shoferi ngo yaje kurwana nayo mpaka aribwo rero ngo yaje kugera aha hantu imodoka imaze kumunanira, birangira rero ihise isimbuka rigori iragenda igonga umukingo.
aba banyeshuri rero bari muri iyi modoka, biravugwa ko aba banyeshuri bari muri iyi modoka rero, biravugwa ko ihungabana bagize ari uko bamwe ngo bagiye bakubitana imitwe, abandi bakubita imitwe ku ntebe, urumva nyine ni ibintu byabaye bitunguranye. Iki rero cyahise gikurikiraho ni uko bamwe mu bantu bari hafi aha ngaha aho iyi mpanuka yaje kuba yabera bahise batabara baragenda bahita bahagera, bakimara kuhagera rero bakuramo aba bana muri iyi modoka. Abandi rero bari bazima, nabo bavuyemo babashyira ku ruhande, ndetse n'aba bari bahuye n'ikibazo cy'ihungabana bari baguye igihumure nabo babakuramo, nabo babashyira ku ruhande. Ndetse bahita bahamagara polisi nayo iraza irahagera. Ikintu cyose gikurikira rero nyuma y'uko ibi byose bibaye, ikintu cyakurikiyeho bahise bashakisha umushoferi wari utwaye iyi modoka, ariko mbere yo kumushakisha babanje guhamagara imbangukiragutabara ziraza zihita zifata aba bana zibatwara mu bitaro. Zibagejeje mu bitaro rero, ikintu cyahise gikurikiraho nuko bahise bashakisha uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka, ariko mu by'ukuri uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka bamushakishije baramubura, bitewe n'uko we ngo akimara kubona impanuka ibaye, ikintu yahise akora yahise asimbuka cyangwa se yahise akingura iyi modoka ahita yirukanka, bitewe n'uko yatekerezaga ko byanga byakunda haba hari abaje kuba bahasiga ubuzima, by'umwihariko ariyo mpamvu rero yaje kuba yagira ubwoba bungana gutya, bigatuma asiga aba bana muri iyi modoka akirukanka. Kugeza magingo aya ngaya rero, ikintu kiri gukorwa nuko uyu mushoferi akomeje kugenda ashakishwa, arimo arashakishwa uruhindo. Hari bamwe rero mu bari kugenda bagaruka kuri uyu mushoferi, bavuga ko ngo ashobora kuba yari yasomye kuri kamanya, cyangwa se yari yasomye ku mazi y'intare cyangwa ku marira y'intare, bitewe n'uko ubivuga ngo bishobora kuba yari yasomye rero ku marira y'intare, ariyo mpamvu ngo yahise yirukanka, kubera ko ngo yatekerezaga ko ashobora kuza gupimwa, bamupima rero bikaza kuba bibi cyane, akaba ariyo mpamvu rero yaje kuba yahita atoroka akirukanka. Nanone hari amakuru nanone ari kugenda agarukaho bivugwa ko ngo iyi modoka yari ifite umuvuduko uri hejuru, ngo uyu muvuduko uri hejuru rero, ngo bitewe n'umuvuduko uri hejuru ngo iyi modoka yari ifite, ngo shoferi rero ngo yaje gukora kuri feri, asanga feri yabaye amazi, cyangwa se asanga feri zacitse, ari ubwo rero ngo ikintu cyahise gikurikiraho, yahise ashakisha buryo ki ari bugende ayobora iyi modoka mu muhanda, agenda agabanya umuvuduko, ariko biza kumubera ikibazo, bitewe n'uko ngo yashatse gukoresha feriyamu kugira ngo agende afata feri akoresheje feriyamu, arebe ko imodoka yabasha kuza guhagarara, ariko biranga biba iby'ubusa. Ikintu cyakurikiyeho rero nuko akigera aha ngaha, urabona uyu muhanda yari arimo usa naho kujya mu butambike, ariko ahantu yari guturuka hari ahantu hahanamye, hari ahantu hamanutse cyane. Urabona akimara gukata iri korosi ry'iburyo, imodoka rero nibwo yahise ishaka kumunanira, birangira rero ihise isimbuka rigori ihita igonga umukingo. Aba bana rero bari muri iyi modoka baza kugira ihungabana, ariko nk'uko amakuru akomeje kugenda abigarukaho, aba bana ngo bakaba kugeza amagingo aya ngaya bameze neza, barimo baritabwaho n'abaganga. Abaganga barimo barabitaho, bivugwa ko rero no mu gihe gito cyane bashobora kuza kuba basezerewe bagataha, bakaba basubira imuhira, basubira iwabo, kugira kongera kwitegura uru rugendo rwo kujya ku ishuri. Nguko ngayo rero iby'amakuru irakomeje kugenda agarukwaho. Ibi ntahandi byaje kuba byabereye mu gihugu cya Uganda, hafi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ibi rero akaba ariho byaje kuba byabera, ariko bitewe n'uko polisi y'u Rwanda nayo itabarira hafi, nayo ikaba yahise ihagera igatabara, mu gihe polisi ya Uganda itari yakahageze. Nguko ngayo rero update z'amakuru twari tuje kugira ngo tukugezeho kano kanya. Rero reka tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification uzibone mu bambere. Amakuru yacu ujye yakurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru nayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza bishime, ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate uyu mwanya rero tugushimire wowe banye natwe kuva ku ntangiriro z'amakuru kugeza ageze ku musozo. Ni by'agaciro gakomeye cyane, uri ingenzi kuri twe, mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire byimaze yo kuba wafashe umwanya wawe
ukabana natwe ukadukurikira mpaka amakuru ageze ku musozi. Gusa tukwibutsa ukanda kuri sabone niba utarabikora, ndetse ukoreshe aya makuru yasangize byibuze abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.